Ese kuba umuhamya utabera hari ubushobozi bundi bigufasha kwiyubakamo? Turebera hamwe ibintu ushobora kwiyubakamo, tugaragaza ukuntu uwo muco ugira uruhare mu guteza imbere ubudahemuka, kwishyira mu mwanya w'abandi, gushyikirana n'abandi n'indi mico y'ingenzi mu buzima. Bigufasha kwiyubakamo ubushobozi bwo: icya mbere, kwiyubakamo imbaraga zo guhagarara wemye mu bihe by'amakimbirane cyangwa se amarangamutima akomeye, kwimenya ku buryo usobanukirwa imbarutso zigusemburira amarangamutima. Icya kabiri, kurebera ikibazo mu ndorerwamo itabogama, ugasobanukirwa uruhare rwa buri wese ndetse ukabasha no kwishyira mu kigwi cye ngo usobanukirwe ibyiyumvo byamuteye, imyitwarire yagize cyangwa se igikorwa yakoze. Icya gatatu, guhagarika cyangwa gukumira guca imanza, gufindura itandukaniro hagati y'amagambo cyangwa ibikorwa bya runaka n'icyo yari agamije. Icya kane, gukoresha imvugo idaca urubanza cyangwa imvugo y'umuhamya itabogamye, mu gihe ubaza ibibazo cyangwa se wiganira abandi uko byagenze. Icya gatanu, gushaka amakuru n'umenye bikwagura ubushobozi bwawe bwo kuguma utuje kandi utajegajega mu bihe by'amarangamutima agoye, gukomeza kwigenzura amarangamutima n'imitekerereze hagamijwe kwimenya kurushaho. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.